Vishwas Kumar Ramesh niwe muntu rukumbi warokotse impanuka y'indege ya Air India yavaga Ahmedabad ijya i London mu kwezi kwa Kanama mu mwaka wa 2025. Yahitanye abantu 240 bari bayirimo. Uyu mugabo w'imyaka 39 yavuze ko yumva ari umugabo w'umunyamahirwe mu buzima, ariko yongeraho ko yahungabanyijwe n'iyo mpanuka bikomeye, yaba ari ku mubiri ndetse no mu mutwe. Ramesh yavuze ko kurokoka kwe ari igitangaza cy'Imana, ariko nanone avuga ko yaburiye byinshi muri iyo mpanuka, harimo murumuna we Ajay wapfiriye muri iyo mpanuka yabaye muri Kanama muri uyu mwaka wa 2025. Kuva agarutse mu rugo rwe Leicester, Ramesh avuga ko afite ikibazo cy'ihungabana akomora kuri iyo mpanuka nk'uko bishimangirwa n'abamwitaho, ndetse akaba atagishobora no kuvugana n'umugore we n'umuhungu we w'imyaka 4. Indege ya Boeing 787 Dreamliner yafashwe n'umuriro nyuma yo kugwa hashize akanya gato itangiye urugendo rwayo mu burengerazuba bw'Ubuhinde. Amashusho yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga yerekanye Ramesh asohoka mu bisigazwa by'iyo ndege afite ibikomere byinshi cyane. Mu kiganiro yagiranye na BBC, Ramesh yagize ati, "Ngiye gusa warokotse iyo mpanuka, sinzi uko byabaye, ni igitangaza cy'Imana." Yakomeje agira ati, "Ariko nabuze murumuna wanjye, yari inkingi y'ubuzima bwanjye mu myaka yose ishize. Yambaye hafi, ndababaye cyane, mfite uburibwe bukomeye bwo kumubura." Ramesh yasobanuye ko nyuma y'iyo mpanuka ubuzima bwe bwahindutse cyane. Ati, "Ubu ndi njyenyine, nicara mu cyumba cyanjye njyenyine, sinavugana n'umugore cyangwa umuhungu wanjye. Nkunda kuba njyenyine mu rugo, nta wundi muntu nshaka kuvugisha. Mfite agahinda kenshi." Ubwo yari mu bitaro byo mu Buhinde nyuma gato y'iyo mpanuka, Ramesh yasobanuye uburyo yabashije kwikuraho umukandara mu ndege akayisohokamo iri gushya, ndetse n'uburyo yahumurijwe na Minisitiri w'Intebe w'Ubuhinde Narendra Modi waje kumusura muri ibyo bitaro. Mu bapfiriye muri iyo mpanuka hari harimo Abahinde 169, Abongereza 52 ndetse n'abandi baturukaga mu bindi bihugu 19. Raporo y'ibanze yasohowe na Aircraft Accident Investigation Bureau y'Ubuhinde yagaragaje ko muri iyo mpanuka yatewe no guhagarara ku itanga rya benzine muri moteri amasegonda make nyuma yo gutangira urugendo. Iperereza riracyakomeje, mu gihe airline ivuga ko kwita kuri Ramesh n'imiryango yaburiye ababo muri iyo mpanuka ari inshingano zayo kandi igomba kuzikora. N'ubwa mbere Ramesh yavuganye n'itangazamakuru kuva agarutse mu Bwongereza. Ikiganiro cye cyatumiye mu bitangazamakuru byinshi, mu gihe BBC yabanje kuganira n'abamugira inama kugira ngo bamenye ko bamurinda kugira ihungabana muri icyo kiganiro. Ubwo Ramesh yabazwaga ku byo yibuka ku munsi w'impanuka, yagize ati, "Sinshobora kugira icyo mbivugaho aka kanya, mfite agahinda kenshi, ndababaye cyane." Yongeyeho ati, "Mama wanjye mu mezi anashize yicara hanze y'irembo buri munsi, ntiyavugana n'umuntu n'umwe, turi mu bihe bikomeye cyane nk'umuryango." Ramesh yavuze ko yagize ibikomere bikomeye ku kuguru, ku rutugu ndetse no ku mugongo, kandi kugeza ubu atabasha kongera gukora cyangwa se gutwara imodoka. Ati, "Iyo ngenda gahoro cyane, umugore wanjye niwe umfasha ibikorwa bitandukanye." Abajyanama be bavuga ko yasuzumwe bagasanga afite ikibazo cy'ihamuka, ikibazo cyo mu bwonko, ubwo yari mu bitaro, ariko ntiyahabwa ubuvuzi bukwiye ubwo yagarukaga mu Bwongereza. Basobanura ko Ramesh yabuze icyerekezo kandi yacitse intege muri we, ndetse bamusabira ubufasha bwihariye. Sanjeev Patel, umuyobozi w'umuryango w'Abahinde ba muri Leicester, hamwe n'umuvugizi Rad Saigal bavuze ko basabye guhura n'ubuyobozi bwa Air India inshuro 3, ariko ntibabiteho. Icyo kiganiro n'itangazamakuru cyari uburyo bwo gusaba ubufasha ku nshuro ya 4 ngo barebe ko Ramesh yakwitabwaho akavuzwa akaba yabasha gukira. Mbashimiye ko twabanye muri kino kiganiro. Niba utarakora subscribe n'ugenda utayikoze, kandi like, usige comment, ukore na share nyinshi cyane, tujye tubana buri munsi mu bindi biganiro. Njye nitwa Charles Gayigana. Hasta la vista.